The Elevation Program. Get ready to be inspired in today's message by Apostle James Karegeya. Shalom, shalom. Ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo abane nawe. Uyu munsi amagambo ndi buvugeho, umutwe w'amagambo uravuga ngo kumenya umwanzi wawe. Kumenya umwanzi wawe. Turasoma mu gitabo cyo muri Mariko igice ni 8 umurongo waho wa 33. Ndasoma mu Bibiliya y'Icyongereza ariko nkuko bisanzwe ndaza kubasobanurira mu Kinyarwanda. But when he had turned around and looked at his disciples, ngo ahindukiye arebye ku ntumwa ze, he rebuked Peter saying, acha Petero aravuga ati, get behind me, Satan. Musubira inyuma Satani, for you are not mindful of the things of God. Ntabwo witaye cyangwa se ufite muri wowe ibintu by'Imana, but the things of men. Ahubwo ugizwe n'umwuka w'abantu cyangwa se uyobowe n'umwuka w'abantu. Imana ishimwe rero, ndashaka kugira ngo dukomeze kuri uwo mutwe w'ijambo nari mbabwiye, kumenya umwanzi wawe. Bene data, turi mu isi ikomeye iruhije mu bihe by'imperuka Paulo yahanuye. Uyu munsi wa none nk'umukristo uramutse utamenye umwanzi wawe, iyi si yarushaho kukuremerera, iyi si yarushaho kukugora, iyi si yarushaho kukubarara hejuru, ukumva ubuzamahoro, ukumva ntabwo ufite ibyiringiro byo kureba ejo hazaza. Kubera iki muvandimwe? Iyo utamenye umwanzi wawe, icyo urwana nacyo, iyo utamenye icyo uhanganye nacyo, burya urahusha. Urwana aho utakabaye urwanira, urwanira aho utakabaye urwanira, utera ibipfunsi aho utakabaye ubitera, uta amagambo aho utakabaye uyata, mbese uravangirwa. Bibiliya niko ivuga. Paulo aravuga ngo turi mu rugamba cyangwa se turi mu ntambara, turi mu masiganwa. Ariko kandi akongera akavuga hasi aho ngaho mu gitabo cy'Abakorinto ngo duterana ibipfunsi, turatera ibipfunsi ariko ntabwo duhusha. Iyo rero utamenye umwanzi wawe urahusha. Ushobora guhusha ukibabaza, ushobora guhusha ukababaza uwo muri kumwe, ushobora guhusha ukababaza uwo muturanye, ushobora guhusha ukababaza uwo mukorana muvindimwe cyangwa se mubana. Kubera iki? Ntabwo wamenye umwanzi wawe. Aya magambo dusomye ni inkuru ndende, itangiriraho Yesu yabajije abigishwa be, arababaza ati ariko se mugira ngo ndi cyangwa ab'isi hano hanze banyitana? Bose baratangira bamanika amaboko, byasaga nk'aho ari abana bari mu class cyangwa se mu ishuri. Bose batera hejuru, bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi baravuga ngo Yeremiya, abandi baravuga ngo uri Yohana Umubatiza, abandi baravuga ngo uri umuhanuzi. Mwebwe ubwanyu muravuga yuko munyitane. Bararebana ngo umwuka w'Imana amanuka kuri Petero, avuga amagambo akomeye ati, uri umwana w'Imana, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Urumva amagambo Petero yavuze? Ariko mu mwanya muto bamanutse gato, bateye intambwe kuva aho bari bari, nanone Petero ahangwaho n'undi mwuka. Ubwo Yesu yaravuze ku rupfu rwe, ababwira yuko bikwiye yuko apfa, agiye gufatwa agashyirwa mu maboko y'abatambyi ndetse n'abacamanza n'abandi bose, hanyuma bakamuciraho urubanza, bakamwica, agapfa, agahanga, ku munsi wa gatatu akazuka. Ngo Petero abyumvishije biguye mu matwi, aramubwira ati ibyo ntibyashoboka mwana. Aramucyaha. Amucyashye, ntabwo Yesu yamufashe nka wa Petero wamuhishuye, wa wundi wamumenye, ahubwo Yesu yahise yumva yuko Petero yamanukiweho n'undi mwuka utari wa wundi wo guhishurirwa Yesu, ahubwo ari undi mwuka umubuza misiyo yari yamuzanye. Bene data, ni ikibazo iyo utamenye umwuka ukorera ku muntu. Uyu yari inkoramutima ya Yesu, yari umwe mu bigishwa ba Yesu, yari umuntu bamaranye imyaka 3. Iki cyari igihe cy'imyaka 3 wenda n'igice, kuko cyari igihe cyegereje urupfu rwa Yesu. Ariko Petero kubera yuko ari umuntu
mbere ahangwaho n'umwuka avuga ibyiza, ariko bwa kabiri ahangwaho n'undi mwuka wa Satani avuga ibibi. Yesu aramucyaha. Wari uzi yuko iyo utamenye umwuka ukuriho cyangwa uri ku muntu mukorana, mubana, muturanye, iyo utamenye umwuka ukorera muri uwo muntu wita umwanzi wawe, ushobora kwirwanya, ushobora kwivuna, ushobora kwanga abantu bose, ushobora kumva yuko nta muntu mwiza ubaho ku isi. Njya mbwira abantu, nta muntu mwiza ubaho, nta n'umuntu mubi ubaho. Umwiza n'umwe ni Imana, umubi n'umwe ni Satani. Rero biterwa n'uwo wihaye n'ugukoresha. Hari abantu muri iyi si bahisemo kwiha Satani bakamukorera pe akabahindura ibikoresho. Hari n'abandi bahisemo kwiha Imana, Imana ikabahindura ibikoresho byayo. Rero umuntu ni igikoresho, ni itiyo, ni pipe. Ntabwo umuntu yaba mubi, ahubwo umuntu agirwa mubi n'ikimurimo, umuntu agirwa mwiza n'ikimurimo. Ntihagire rero uwirata. Bibiliya avuga ngo uwirata ye kwirata ubwenge bwe, ubutunzi n'imbaraga, ahubwo yirate yuko asobanukiwe ibi, yuko Uwiteka ari ugira neza akagira n'imbabazi. Ni ukuvuga ngo Petero ahanzweho n'umwuka mubi aca intege umwana wacu Yesu Kristo. Wari uzi yuko muvandimwe, iyo utabimenye, iyo utabisobanukiwe, abantu bose wabanga, umuryango wawe wawanga, umugabo wawe wamwanga, umugore wawe wamwanga, abantu bose ukorana nabo wabanga. Kubera iki? Satani hari ubwo iyo tutabaye maso adutera. Iyo aduteye akadukoresha cyangwa se agatuma tuvuga ibintu, dukora ibintu mu by'ukuri atariko dufite imitima y'urwango, ariko yatwinfluencinze cyangwa se yadufasha ibitekerezo. Iyo dusomye mu Befeso igice cya 6:12, Bibiliya itwereka yuko turi ku rugamba kandi dukwiriye kurwanisha intwaro zacu z'umwuka. Mu Befeso igice cya 6:12 baravuga ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'umwuka muhagaze. Noneho izo ntwaro akazandika cyangwa se akazigaragaza. Izo ntwaro utazifite, izo ntwaro utazambaye, ushobora kwirwanya, ushobora kurwanya uwo muri kumwe, ushobora kwitiranya ikibazo, ushobora kucyita kitari cyo. Kubera iki? Ntiwakimenye. Rero ni byiza yuko usobanukirwa umwanzi wawe. Umwanzi wawe si uwambaye umubiri n'amaso, umwanzi wawe si uwo muntu, umwanzi wawe si aho hantu, umwanzi wawe si uwakugiriye nabi, umwanzi wawe ni Satani. Bakristo bavandimwe barokore, dukwiriye guhangana no kurwanya umwanzi wawe. Iyo dusomye mu gitabo cya Petero igice cya 5, Petero wa mbere igice cya 5:8, Bibiliya avuga ngo Satani agenda yivuga, agenda azerera yivuga ameze nk'intare yivuga. So nukuvuga iyo utabaye maso, iyo utabaye maso ngo umenye umwanzi wawe, ushobora kwirwanya, ushobora kurwanya abantu, ushobora kwanga abantu, ushobora gusiga uri wenyine, warihebye, waranze abantu, waranze ibintu. Nanone iyo dusomye muri Yakobo igice cya 4:7, aravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo wamaze kumenya yuko Satani ari we mwanzi wawe, uramurwanya. Bibiliya ntiyagusaba, ntiyakubwira ikintu ibona yuko udashoboye. Iyo kugira ngo rwanya Satani, nuko izi yuko ufite imbaraga zo kurwanya Satani. Rero ntabwo ukwiriye kurakara, ntabwo ukwiriye kurakazwa n'ibyo bintu, n'uwo muntu, ntabwo ukwiriye kurakazwa n'ibyo urimo, ahubwo ukwiriye kumenya umwanzi wawe, kuko uburakari ntacyo bumara. Uburakari ntabwo butsinda Satani, ntabwo bugukura mu kibazo. Umujinya, urwango, ibyo ntacyo bimara, ahubwo Bibiliya yavuze ngo wambare za ntwaro. Ujye gusoma mu Befeso igice cya 6:12 urebe izo ntwaro Pawulo avuga. Ndashaka gusoza mvuga ngo urugamba turwana ntabwo twarutsinda dukoresheje intwaro za kamere, dukoresheje ubwenge bwacu, dukoresheje ubuhanga bwacu, dukoresheje umujinya, urwangano, ishyari, kwihorera n'ibindi. Uyu munsi ushobora kundusha imbaraga, ariko nanjye ejo nkazikurusha. Uyu munsi ushobora kurusha uwo muntu imbaraga, ariko nawe ejo bundi akazikurusha. Kubera iki?
iyo ugendeye muri ubwo buryo uba urwana mu buryo bw'umubiri. Ariko umukristo uwo ari wese ugombye kumenya no gusobanukirwa umwanzi wawe. Yesu rero kugira ngo asigarane Petero, kugira ngo asigarane akuze Petero, ntabwo yamwanze, ahubwo yamenye umwuka umukoreyeho, arangije aravuga ngo subira inyuma Satani. Ariko hariya yavuze ngo ntabwo ari wowe wabihishuriwe, ahubwo ni umwuka w'Imana wakumanutseho, si umubiri n'amaraso byabiguhaye, ahubwo ni umwuka w'Imana wakumanutseho. Ariko ahangaha avuze ijambo aramenya uyu si Petero, ahubwo ni Satani ushatse kundogoya. Jya utandukanya umuntu na Satani, jya utandukanya umuntu n'umwuka mubi wamukoresheje, jya utandukanya umuntu n'intege nke ze, jya utandukanya ikibazo ni isoko y'ikibazo. Ndashaka rero gusoza nkubwira ngo ntabwo iyi si warwana intambara yayo, ntabwo wanesha, ntabwo watsinda, ntabwo washobora kugira ubuzima bw'ubutsinzi muri isi utamenye uwe urwana nawe. Ntabwo watsinda urugamba turimo rw'isi utamenye uwo urwana nawe. Mbifurije gusobanukirwa no kumenya uwo urwana nawe, nibwo muzagira amahoro mu mitima yanyu, nibwo muzabana n'abandi neza, nibwo muzamenya gutandukanya ikibazo n'umuntu, nibwo uzabana n'abantu ukajya urenza amaso ibyo bikuta, iryo rido, icyo kibazo, izo nzitizi, ukamenya ikikurwanya icyo ari cyo. Amahoro ya Kristo asumba uko umuntu yayavuga atwarire mu mutima wawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Amen.